Welcome to Hirwa SMTS. Tangiye n'umuhungu ndetse n'umukobwa bari hamwe. Umuhungu witwa Fred, umukobwa akitwa Elishaba. Umuhungu ati mukunzi n'ukuri tajya nkushimiye cyane bw'amahirwe menshi wampaye gukundwa nawe. Ndikunda gushimira cyane ukuntu twita kwita no ku muryango wacu. Witeka komeza guhira guhumugisha. Umukobwa ati n'ukuri hangane baby, ngomba kukwitaho cyane, niwe nkunda, buri kimwe kuri njyewe mbese. Umuhungu ati n'ukuri wagira ngo ni Imana yakutwohereje pe. Bakomeza kwisekera bari kuganira. Umuhungu ati ndikunda gushimira ku buryo utabasha kumva. Umukobwa ati niki utekereza ku isabukuru y'amavuko ufite ku munsi w'ejo? Umuhungu ati n'ukuri uracyabyibuka? Umukobwa ati yego ntabwo nabyayirwa. Biramutungura cyane. Umuhungu atangira kumubwira uburyo cyari kubitegura umunsi w'amavuko wewe kunakutekereza. Umukobwa ati n'ukuri nzaba ndi kumwe nawe mfatuje. Bakomeza kuganira baseka bishimye, nako bari gufata icyayi ndetse n'utundi two kunywa dutandukanye, mbanza ari ikawa. Bameze kugana batera story, batwereka karitsiye bari batuyemo. Umuhungu ubundi we yituriraga mu cyaro, umukobwa we yibera mu mujyi. Bari bahuriye bwa mbere hari mu mujyi. Umuhungu yibereye iwabo mu cyaro arimo kwanika ibintu by'inkwi. Murabiza no mu cyaro ko akenshi bacanisha inkwi. Urabona imodoka tukanywa hirya, imodoka nziza wenda gake gake, imodoka y'umutuku iraza yegera aho umuhungu ari. Atategereze turebe. Umuhungu barambitse inkwi hasi, yari afite igiti mu ntoki. Yakirambika hasi agenda yegera ya modoka gake gake, ariko ubona nyine ibyo byamuyobeye. Yenda n'urukwi mu ntoki rumwe yegera ya modoka. Abakomanje uri mu modoka ati muhungu niki kubona utameze neza, waje hano gukora iki imbere y'inzu yanjye? Ninga guhaye uburenganzira? Ninde? Aturatekereza ko ufite imodoka, ubwo wakora icyo ushaka ukaza ugaparika imodoka wiboneye hose imbere y'imbuga yanjye ku nzu yanjye. Kubera iki? Mbabariye ukure imbere yanjye mbere yuko nyimenagura ibyo birahuri. Cyane ntabwo wumva. Umuhungu yakomeje kumwihorera ntigera amusubiza. Ahita ahamagara kuri telefone ati hello boss. Ahita amuha umukobwa ngo bavugane kuko ari we bavuganaga kuri telefone. Akiravugana na boss wanjye. Turinde ushyira imodoka yanjye imbere y'inzu yo mu rugo, kaza ukayiparika imbere nta muntu waguhaye uburenganzira. Urinde. Umukobwa ati hello Fred. Ati ndi Elishaba. Ati umuhungu atuza ati uruwo dukundana Elishaba. Ahita ati isabukuru nziza kunzi wanjye. Umuhungu ati urakoze cyane. Umukobwa ati nkwaye imodoka. Umukobwa ati iyo modoka niwe nayiguteguriye, niwe nifuje kuyiha nk'impano kuri munsi w'amavuko wawe. Umuhungu biramutungura, akomeza kuvugana nawe umukobwa kuri telefone ati iyi modoka kuko ni yanjye? Umukobwa ati yego. Turabona nyina ahita aturuka nk'iyo mu nzu ariko uzegera ku modoka. Bakomeza kuvugana kuri telefone. Umuhungu amushimira cyane. Bakomeza kuganira. Umuhungu ati n'ukuri nabuze icyo navuga, n'ukuri urakoze cyane. Ati mama urareba iyi modoka y'umukunzi wanjye ampaye? Nyina biramutungura cyane ati imodoka ni iyanjye koko? Birabatungura cyane, bose barumirwa. Bakomeza kuyizenguruka bayikorakora bumva byabarenze. Umva ari ibintu by'itangaza mbese. Yaba ku muhungu witwa Fred ndetse na nyina atangira no gufungura urugi. Umuhungu atangira no kuyihobera, ubona ko byose byabarenze cyane, babuze uko bifata. Umuhungu Fred abaraje asishanira wa wundi wayimuzaniye.
ati ni ukuri wakoze cyane kandi umbabarire ko byabaye byose. Bashimisha ku rwego rwo hejuru, bakomeza ndetse babuze uko bifata. Dukomeze turebe uko inkuru igenda yegera imbere. Bakomeje kwishima kugeza ubwo umuhungu wagiye akayijyamo akanayatsa ngo mve ko yaka, bose bakomeza kwishima babyina cyane, yaba umuhungu Fred ndetse na mama wiwe babuze uko bifata. Turabona aho bwa Elishabo haye Fred imodoka aza kumusura azwabo mu cyaro. Mbese ubona ibyishimo byabo by'uko imodoka byari byinshi cyane, babuze uko bifata. Elishaba na Fred, bibutse ko uyu Elishaba yakundanaga na Fred cyane. Hanyuma birangira Elishaba na Fred bavuye mu cyaro. Elishaba akuye Fred mu cyaro amujyana iwabo, amujyana iwe mu mujyi. Elishaba yari umukobwa ukize cyane ufite ibintu byinshi, ahita amujyana aho iwabo mu mujyi ahantu ubona ko ari heza. Fred yambaye neza, n'ubwenda ubona bw'umunyacyaro burimo ukuntu butari kuburamo. Atangira kuganira ati ni ukuri welcome, ikaze aha ni mu nzu, wiyumve ko nk'aho ari iwawe. Urakoze cyane impunzi Elishaba. Fred atangira areba hejuru amaparafo, areba hasi ari amakaro, areba urugi amasiri ukuntu bimeze, areba aho agiye kuryama. Frati mu cyumba bikomeza kumutungura. Turabona hano Elishaba aryamye ari mu nzu, afata telefone ye, atureba ibyo agiye kuyikoraho. Ni gufata telefone ye, arangije ajya kuri WhatsApp areba status, areba ibintu byo bagiye bapostingaho kuri status bwe. Namwe muzi ko musanzwe mukora. Abona Fred ari kumwe n'undi mukobwa basa nkaho bakoze ubukwe, ari umuntu wabapostinze. Atso kuri nimero ngo ni Village, bwabwo n'umukobwa wari utanye na ba Fred. Ubona yapostinze ati congratulations Mr and Miss. Yari yapostinze Fred hamwe n'undi mukobwa ari ku bukwe bwabo. Elishaba birebye biramutungura, ubona ko bimutunguye cyane. Atangira kwandikira wari wastatinze iyo status ya Fred n'umugore we bakoze ubukwe. Baravuze ati, baramubwira ati uwo ni Fred anko wanjye n'umugore we witwa White, batangiye gukundana bakiga muri segonderi. Elishaba ati koko se nibyo? Umukobwa aramusubije ati ni ukuri barakundana cyane ndetse baranabana n'umugore n'umugabo. Elishaba biramutungura cyane, yumva umutwe uramuriye, abura uko yifata, agira kwikubita hasi mu cyumba cyo yarimo. Telefone yayirekuye byamurenze cyane kubera ibyo yaramaze kubwirwa na umukobwa wari wastatinze Fred mwe n'umukunzi wiwe White. Elishaba byakomeje kumucanga cyane, yumva ntagaze uko ari kwiyumva, yumva ibintu byamurenze ku rwego rwo hejuru. Arangije niko kuza mu cyumba cyo Fred, abaraje aramuganiza mu cyumba ari guseka. Elishaba Fred nawe atangira kumuganiza, batangira kuganira, bose bakomeza kuganira. Mumbaza ati amakuru yawe, waramutse gute, ko waryamiriye, ubundi ni kweki? Fred aramubwira ati nta kibazo mfite, meze neza cyane. Elishaba ati sawa, ukomeze kugira ibihe byiza, njya kureba ibyo mba ndi gukora. Nuko Fred atabyuka asanga Elishaba yamuteguriye ifunguro, asanga breakfast yatunganye neza. Elishaba yishimye atumeze neza se nanone? Ati ni neza. Fred ati reka tubanze dusenge mbere yuko turya. Fred atangira gusenga ati ni kuri Imana wakoze kubwira ifunguro duhaye,
ni ukuri wakoze cyane urugeze uritunganye batangira kurya Elisha ati uryoherwe mukunzi Fred yari kureba muri telefone ari no kurya bakomeza kurya buri wese ari ku isahani ye ubona bameze neza Elisha ati ntibyari twategura ubukwe bwacu ko numva dukeneye kuzakora ubu Fred ati ni ukuri hangane ntabwo igihe kiragenda tuzabutegura tubukora ubukwe ko bari kurya niko Fred yarega muri telefone Elisha ati ni ukuri nateguye ibiryo byiza fata telefone atangira kumwerekamo Elisha ari wereka muri telefone yiwe Fred ari byamwerekagamo turabona wa mugore ngo ni White ari ku ruhande ari guhamagara Fred uhamagaye Fred ni White wa undi bakuranye ubukwe umwe wa mukobwa yari yastatinze umwe wo mu cyaro kwa Fred uwo Fred abereye anko tuna telefone ya Fred sona umuhamagaye ari wa mugore we White Fred isa yikupa bwa mbere bwa kabiri arayifata White ati Fred niki kitanye neza kuri wowe kuki nyuma yuko wese unsiga aba ntakikubona nukubera iki koko nta n'ugushaka no gufata call zanjye nta n'ugushaka no gusubiza message zo nkwandikira nukubera iki ubu niwe ndi kubwira Fred ati Fred niwe ndi kubwira yana namukupa ntiyamusubiza Fred akomeza gusa n'uwivugisha nk'ari kuri telefone kandi ntacyo ari kuvuga yakubye White yari kujisha Elisha banga agira ngo ari kuri telefone White nawe n'impeta kare impeta yo Fred yamwambitse ukabona ko bibabaje cyane agahinda ari kose arambika telefone hasi nk'avuye kuvuga Fred ati reka ngende ndaje nkubone taransoza no kurya ati hari umuntu ngiye kureba hari ibyo ngiye kumva ati nagaye gato yangiye kuri telefone Fred abasohotse hanze asiga Elisha ari ku meza wenyine Elisha bari komeza kumubera bitewe n'ibyo yanabonye byari byahise Fred niko kujya kuri telefone hano baramutwereka ari mu cyaro ari kuvugana n'umukunzi we Elisha Fred ari kumwe na mama wiwe mu cyaro bari kumwe That's also nice hair. Babe, have you been served lunch yet? Elisha ati wafashe ifunguro Fred ati narifashe mu mwamikazi w'umutima wanjye turabona White ahita aturukanwa hirya ariko uzagera aho Fred ari tubona ko Fred kumwe na mama we ari no kuri telefone tasa nk'usubira inyuma yisubirira inyuma Fred ari kumwe na mama we Elisha bikomeza kumuyobera amaze kuvugana n'umukunzi we bitewe n'ibyo yari yarabonye kera byo wamukobwa yari yastatinze kuri telefone kuri WhatsApp yiwe White niko gwitagaruka ati ninde wari kuvugana nawe kuri telefone And whom did you say you miss so much? cyane kugeza unankumbura njye n'ukuntu nagukumbuye cyane nsubiza Fred ati ni Elisha atereka ngusobanurire Fred ati kuva nawe na Elisha umuryango wanyitse nanjye ubwaye twavuye mu bukene tujya mu bukire tinukuri yaradufashije cyane mu bukene bwacu tumaze gukira cyane
the girl has fallen in love with me. ati rero ubu niwe nsigaye nkundana nawe I didn't kubera ibyo want to byose lose the support sinukuri amahirwe ntabwo nari buyibuse by pe dating with her. So all this while you're cheating on me, Fred. ati Fred ubwo byo nibyo byatumye ko kunca inyuma White biramutungura biramubaza cyane aranjita yigendera yicara ku gatebe kari aho hafi kwa Fred nakomeza kuhagarara munsi y'igiti I love you. yibuka ukuntu Fred amubwiraga ko amukunda yibuka ibyo byose Everything about our wedding. Fred arazana aba ari byongera kumubwira ati nuko ndagukunda cyane Elizabeth has been so good to me. ati nuko Ishabe yambereye umuntu mwiza cyane ariko gukunda gukunda Princess, please, babe. nuko ari ubukene bwatumye nikundira Ishabe nanjye bitewe nuko adufashaga njye n'umuryango wanjye By the help of her, we are at least a well-to-do family. See, she's the one who got me the job. Fred ati nukuri Ishabe yambereye umuntu mwiza cyane niwe wamenye ibintu by'akazi ushatse wananyumva urabizi ko ubukene bwe butumereye nabi cyane But you should have told me earlier. You were expecting me to White ati nukuri Fred ibintu nukuri ntabwo byumvikana ntabwo ibyo byatuma ureka umuntu ukunda She has planned to take me. Fred ati I can't just accept it. afite umupango wo kuzangiza kure cyane akandenza n'iki gihugu I pushed our wedding date forward. atariko nuko ndagukunda pe ndagukunda nuko nzongera nkugarukire mukunzi wanjye ibi byose nukubera wowe barahobera nawe tarishima When are we going? ubona ko mbese bameze nkaho ari gutureta n'undi bagikundana kuko Fred yari yagiye kuri Ishabe buriya wasanga ari uko Ishabe yari umukiri cyane atari uko bakundanaga so na Fred yari yagiye kwa Ishabe mu mujyi bari kumwe Ishabe amwicayeho bari kuganira urukundo rw'abatwaye bameze neza cyane umva umuntu arakomanze Why are you expecting me? turabona hano Fred ari kumwe na mama we bari kugenda baganira bari mu cyaro bari kugenda biganirira bari kumwe bari gupanga uburyo ki baziba umutungo wa Ishabe mbese bakawibikaho kugira ngo bazakire turabona Fred ari mu nzu kwa Ishabe wenyine ari mu cyumba akingura urugi arinjira tangira gusakasaka ibintu mu cyumba cya Ishabe areba mu kabati kabikamwe ibintu Ishabe abona impapuro zifunitse impapuro ubwo ziriho imitungo zari ari kwishakira ya Ishabe abarebye areba mu process zari zihari areba mu madokima Ishabe yose afata zimwe azishyira munsi y'amashuka Ishabe itayinjira Fred ramutungura agira ubwoba atangira kwikorakora kuki yabuze uko yifata Ishabe turi gukora iki hano Fred ati hari amadokima navangavanze nabuze ntari kumenya aho aherereye Ishabe ati reka nkufashe kuzishaka Ishabe atangira gushakashaka wenda niyo ubwo wenda ari bubonemo ayo madokima ya Fred yari gushaka Ishabe ati nukuri pe ntazo mbonye pe izo dokima zawe ntazo mbonye tukureke ku rundi ruhande turabona White ari kumwe n'undi muhungu bari ibereye ahantu ubona bameze neza White ati nukuri ibagirwe Fred ntabwo ari umukunzi wanjye nta nubwo akinkunda uwo muhungu ati ushaka ko nta kibazo umuhungu ati nuko ndahari ku bwawe umukobwa ati nawe ntuhangayike ntacyo bitwaye tangira guseka bari kuganira bishimye ubona ko White ashobora kuba afite undi muhungu bakundana wundi cyangwa se undi mugabo bakundana wundi utari Fred kuko Fred yari atakimwitaho cyane bemeza kwisekera bari kumwe White aryamye kuri uwo muhungu wundi
Babe, thank you for making it possible for me. ubundi hano turabona White na Fred bongeye guhura bari kumwe. But when are we leaving? White ati ni ryari bugende? In 3 days time. Ati ni mu minota mikeya cyane. White ati okay ntacyo bitwaye. Yeah, we'll go Ati reka together. tujyane tujye aho dutemberana we na Fred. Because we have Ati we already cyubundi discussed everything. kumbaza ibintu byinshi cyane no kubera iki? I'm frustrated. Sorry. Okay. But are you fully prepared? Yeah, I'm even the one who have to ask you because when we go, we are not getting back again. Can't wait to see Maybe that. na White bakomeza kuganira bari kumwe. And please, I don't want you to tell anyone. Please. So mu bintu kuzana ibintu by'imikino nyine nk'abantu bakundana n'ubundi. Why are you Bona closing your Fred na eyes? White bagenda Let's watch that. hari aho berekeje. Then I think we have to leave here. Okay, so Ubundi urabona tubona wa muhungu umwe wari kumwe na White. White ati umeze ute mukunzi? Nizere ko umeze neza. Hello, baby. Hope everything is fine. Umuhungu ati ni ukuri How is the preparation to meze neza. I'm all prepared. Why? Turaza I kubonana should be mu asking you this question. gitondo ndagukunda More cyane than ready. urare neza. Bituna Okay, see you there yishimye. tomorrow morning. Ubundi ruhande turabona mama Fred ari mu cyaro ari gucana imbabura ari gufatisha amakara. Turabona Fred aje ari kumwe na White bari kumwe. Fred arasatera intebe hafi y'aho nyina ari baricara. White ati nagufasha mukecuru. Ati byire nta kibazo ndabyikorera Should I help nda you? kuganira. Mama, now we are done with our preparation for Tanya our kugana leave. kujyanye no kuba umutungo wa Elishaba. Ko White nawe yari yabimenye impamvu Fred yarasa nkaho yamwiciyeho ko ari uko yajyaga ngo abone umutungo undi ari bo batunga bibereye bonyine. I never knew we're doing it. Ko n'ubundi bakomeye kuva cyane nawe banakoranye ubu. My one and only daughter-in-law. Bakomeza kubinozanuza neza bari kumwe yaba Fred, White ndetse na mama Fred. Nitwa Fred aje kureba White aje kureba Elishaba. Atumeze ute mukunzi? Ti baby tinaje abura uwamwitaba. Fred turabona akomeza yegera imbere ari muri saro kwa Elishaba. Abaragiye afunguye urugi yinjiye mu cyumba. Ari mu cyumba cya Elishaba ajya kureba akabati aho Elishaba yabikaga ibikoresho byiwe harimo impapuro z'imitungo ye. Araheba. Fred arababara cyane biramucanga. Akomeza gushakisha hose mu bubati aho yabikaga impapuro Elishaba birangira zibuze. Areba ku misego, afungura imashini zigize imisego ngo arebe ko wenda n'ibisi impapuro arimo zaba ziri. Arazibura. Akomeza kureba hose, azenguka igitanda cyose areba munsi, areba mu mashuka, areba hehe no munsi y'igitanda hose arebamo. Akomeza kuzibura impapuro z'imitungo ya Elishaba. Fred ahita asa nk'usohoka muri cya cyumba cya Elishaba kuko ibyo yarashakaga yarabibuze. Yarashaka kwibaza impapuro z'umutungo wa Elishaba kugira ngo awibike nk'uko yari yabipanze we na White ndetse na mama we. Fred ajya gushakisha no muri saro, ashakisha mu misego, ashakisha mu ntebe, munsi hose arazibura. Turabona abagabo bahita baza bamwegera begera Fred. Baramubwira ati muje gukora iki hano? Ati ubundi wowe urinde. Ati hangane banza wumve. What are you both doing here? We should be asking you. Who are you? Fred ati inzu ni iyanjye ntabwo ndi umusekirite. Bari bari kumwita ngo ni umusekirite. Ati Fred ati musohoke mumbare musohoke muri iyi nzu. Not a security man. So please get out. No, young man. This house has been sold Tangiye kumubwira ati ibi bintu byose ni iby'umukobwa witwa Elishaba ntabwo akiri inaha. Twebwe yasize ngo tujye tumugenzurira ibintu byiwe. Fred ati mwe mushobora kuba muri abajura ntabwo nzi ibyanyu pe. Ntabwo byumvikana. Umwe asigana na Fred, undi asa nk'ugiye ku ruhande. Abaragarutse.
afite impapuro z'umutungo wa Elishaba abetse Fred ati These are the documents izi of the house dokima and the z'iyi rest of the nzu. properties. Fred barazimuhanga arebe kugira ngo abone ko ari iby'ukuri, abone ko batari kumubeshya. Arazireba arangije biramucanga cyane, yumva avuze icyo avuga. No, so Baravuze ati Elishaba niwe wakora ibi bintu ku buryo yagenda atambwiye. Yes, she did. Bati nibyo tukubwira nibyo, iyi nzu Who must ntabwo ari iyawe, iyi nzu ni iyacu, ni Elishaba niwe yasize ngo tube tuyigenzura. Fred barambitse za mpapuro zazijugunya hasi, baramukingurira ngo asohoke yigendere kuko ibyo yari gushaka n'undi yari abizi. Yari gushaka za mpapuro, usanga Elishaba yari yigendeye, yaranazisize azisigira abandi bantu ngo babe bamugenzurira umutungo we. Fred bamusohora gutyo birangira yigendeye, atajya mu cyaro asanga mama we. Ati nukuri ibintu ntabwo ngize mbitekerezaho, ati nukuri byanshimye kumva, byambaje cyane ku rwego utakumva mama. like I'm so Ati disappointed. nukuri ntabwo in natekereza ko Elishaba myself. yakora ibi bintu, sinigeze mbitekereza. Nyina ati I hangane never muhungu thought wanjye. Elishaba would do this to me. Fred ati ni gute nakwihangana, ni gute natuza kubw'ibi bintu byose, kuba nabuze buri kimwe cyose. How can I calm down, Mom? How Nyina can ati I umugore calm wawe uri down hehe? knowing I've lost Fred yanze no everything? gufata nimero telefone yanjye ndi kumuhamagara. She has also refused to pick up my Nyina calls. atereka mugamagaye numve even know uko why. bimeze. Fred yegamiye ku giti, byakomeje kumucanga cyane. Nyina atereka muhamagare numve ukuntu bimeze. White ahitaza afite n'igikapu, ajugunya igikapu yari afite hasi. You think you and your son can frustrate my life, right? Atangira kubwira Fred nabi. Why did you do that, Fred? You gave me Fred fake ati niki passports. cyabaye? Do you know the disgrace of Porsche at the White ati ni airport? ukuri What's going on? ntumvangire Hey, my friend, don't ntumvangire. pretend. I'm not in a mood. Don't Fred ati ni pretend. icyundi cyawe kutari kumbwira, ni ukube icyundi ko murajya mufite gahunda yo kugenda. Babe, White I don't ati know anything about it. Fred birarangiye ibyo We kubana plan to kwanjye go nawe. together, so Don't say that. I'm not talking about that. Fred na nyina baba bicaye hasi. White afata impeta ye basigira, ahita afite n'igikapu arigendera. babe, Please, I don't That's all. Leave me. My White daughter. akomeza kwikomereza aragenda. Fred asigara ari kumwe na nyina. Fred asigarana impeta yo gushyingurwa kwa iyo yari yarambitse White. Fred niko kwicara ku gatebe na nyina bari kumwe bicaye ku gatebe. Fred agahinda ari kose, ababuze Elishaba atyo, ababuze na White atyo. Babura uwo yakundaga, buri n'uwo yashakaho imitungo. Ajya gukora akazi ko mu cyaro ko kwitikorera amatafari, mu gihe yari afite amahirwe yo kuba yari kumwe n'umukunzi we Elishaba, cyangwa se bari kumwe na White, umwe wo bakundana bari banakoze n'ubukwe kimwe muri byo, kuko n'undi bose bamukundaga. Akanga uwo akunda ndetse n'uwari waramukunze afite imitungo, bagapfa ko Fred arashaka kumwiba imitungo. Fred niko kwakira telefone ya Elishaba, ati nukuri hangane, ati nurire, ati ndi muri Amerika, ati nukuri warantunguye ukuntu wifashe, ntabwo witekerezaga ko ari gutya bagombye kuba bitwaye. Tiwagombye kuba utarikunze cyane kugira ngo umpishe byose, ushake no kunywa ibi byanjye. Elishaba ati nukuri ashakaga kwiba imitungo yanjye yose ukayitwara, tinuko ibyo ntabwo byari buguhire. Fred ati Elishaba nukuri mbabarira, buri kimwe cyose nakoze kitari cyiza. please forgive me. I'm very sorry for Elishaba ati nukuri, I'm so aravuga sorry. ati ibintu birahindagurika cyane, ati what goes round comes round. Fred ati nukuri mbabarira pe, nukuri nisubiyeho pe. Please, can I know where you are now so that I can come over? Wow. It's not a big deal Elishaba at ati all. nukuri Just get a plane ticket and come over. It's sinzi easier niba than you bishoboka pe. think. Ati ndi muri Amerika nk'uko nabikubwiye, meze neza, ndi mu mujyi mwiza. Well, I'm in the United States of America. Fred And ati I'm nukuri never Elishaba going to nukuri return mbabarira back. cyane pe, ntusabye imbabazi mbabarira.
Fred yababaye cyane undi. Please, I'm so sorry. Please forgive me. Shabati ni ukuri ibyo kwikunda ntabwo ari byiza, ibintu byo bijyanye mu igendo ntabwo ari byiza. Biragoye ko nakubabarira pe. Fred ikunze kumucanga ari aho yaterwaga amatafari. Bise ariko kazi atakagombye kuba akora. Nakuze cyane gukurikirana iyi nkuru, ndakeka mwakwemwe amasomo menshi cyane.